karibu. Nimwinjira harafunguye. Mwiriwe. Ni karibu. Murakoze. Abamenye murabahe. Jewe nitwa Mama Neti. Njya nza gufura hano ariko ni nanjye ubazanira imbuto n'imboga. Yego. Nanjye rero ndi muri akazi na Mama Chris. Ubwo uvukana na wa mupapa wa hano. Yego. Uzi ko musa. Ubuse turasa. Iyi mwese muri abazungu. Barasa baramu. Akuba hanze. Oya ntabwo mba hanze. Ngize ngo ubanze kuko nawe yagiye hanze. Ntabwo ngenda hanze. Kuko naje kubasura. Uri kureba filimi nziza. Filime ni keza cyane rwose. Mama Chris sarahari. Arahari. Narinje kureba amafaranga nyine ariko ntago arayo nafuriye. Gufura nzaza ejo n'ay'imbuto n'imboga nazanye mu gitondo. Shawumva naye inkuru zawe zijya zishira. Zashira gutese. None uyu ngiye ubundi mora ndiga ko gutya mora nshyushye. Kabisa pe. Undi niwe wanje. Ubundi inshuti ni nkawe kuko inkuru nzanira. Umva ariko nawe usigaye umvugisha kuri phone gakeya. Ndaguhamagara nkumvura murahenga kagahunka gutereta mbanza gasigaye kuvugisha cyane. Shaka reke. Ndi kariya. Ndashaka no kukareka. Kakaba kambwira ibintu bujajwa, nkumva ibintu kambwira nta. Mani wagiye unyamagara ngiye nkagwa story nzima. Mba mfite amakuru gutya manabuze umuntu nyaye. Bugira ngo mba mfite amayinite. Nanjye tuvugira kuri phone ariko kamamagaye. Mfura nkubwisha none akazi kari mu rugo none ubu ni danje. Ibaze yuko mushiki wa boss none ubu na wahari. Asa naga gufasha. Amfasha mushiki wa boss ahubwo. Man, Jose none wazimfasha ntago bizi. Ubundi wowe mbaza ngo ubu none mfite amakuru ameze gute. Ubu mu rugo none wasigaye ari gutya harashya. Hari gushya. Ase mabuja we yakomeje kujya sinda bya ibindi byiwe. Ibyo byonyine se ibaze nyine nawe mushiki wa boss yarari none umva ubu nago bari gucana umwe ni bari kumvikana umva njya kubona ngo buri munota umwe baricaye najya kubona ngo bona umva bageze gutyo bakaba barafatanya. Uziko ni kazi regeze ngo nyoko ako noneho iwanyu umenya harimo satani utuma none se nanjye wazagiye ukamfurira. Zagenza. Yego kandi nakwishyura neza nanjye. Waje. Asanze amafaranga vundi atarahari. Mama Chris agiye. Ngira rero. Ndi mumubwira ngo nanjye azageza amfurire. Aragufurira sana ni mu rugo rwawe. None utangiye kugitanga n'amategeko. Ariko ngiye narumva. Niba nibwiriye umuntu ko nshaka kumuhikira ka cyo gufura nabyo bigiye kuba ikibazo. Ushaka kumuhikira ka cyo gufura. Aha si mu rugo rwawe uzajye kumushaka handi hantu utanga ikiraka. Hari ubwo se nkubwiye amazi nuba wayaguze ujye ugenda wifurire nutifurira ubyihorera. Ariko mubwire yabaye gute. Uru rugo n'urwanjye. Hari ubwo ari wenye haye ngo yifure. Nta nubwo wemerewe gufurisha muri uru rugo ariko. Ntabwo ari ayanjye. Igihe mara nkubwira ko ariko tuzabira ku rugo rurwanya. Ufite ikibazo. Tuzabura dushwana tugeze he. Twari bwashwane. Igihe tutazashwana uzabavuye muri uru. Ariyo mpaye uriya mukozi wawe Sundi yatanga yifure. Yayifura se? Niba niboneye umuntu waza. N'uyu ntabwo yayifura agenda gake. Gufurira imyenda nabyo bigiye kuba ikibazo. Uzagenda ajye gufurira mu rugo wawe. Nitangiye. Ntabwo yagufurira. Ariko ubundi butuzashwana tugereze he. Umva mvira mu rugo urampangayikishije bigiye kuba ikibazo. Uramakaze mu rugo rwande. Utuma siko nta na rimwe ndumva umbwiye byibura ko iwanyu hatuje bahora barwana niba atari Mama Chris na Papa Chris none uva ngo yikubisemo na mushya bose byaranywe bajyana umuzimu wahaje. Mbese nyine ibaze kubyuka mu gitondo no kugira ngo bahane mwaramutse bakabyuka bahana ibitutsi sanga ye bakaba barimo bararwana nawe ibaze ibyo bintu nyine. Gusa na mu gitondo bararwana none se
nta kazi bagira. ceceka we ntabwo ubizi igihe utuntu nikora ndagenda hari icyumba cya hariya kijya kugera kuri korodoro uri kureba muri salo ndagenda nkihengeka gutya gitse kijya mpfana njye mbwira ati mwumva batembagurana hasi noneho ngo ngakandagira undi ngahita mvuga uzi ikintu nakora umva ntabyina naza noneho bari bwabone APR na Rayon bari gukina kuri kuntu ubona abakinnyi ba APR na Rayon bafana ewana ntabishyushya ku buryo we ahubwo usujya ubona hari igihe nkwamagara inshuro nyinshi kuri telefone nkwamagara yuko nongera nkwamagara mba nshaka kukubwira Mashaka kubwira ati basi mbariruze hano byibura umfashe niyo wagenda inyuma y'igipangu ukajya wumva urusaku ukajya umbwira kuri telefone mwumva byaba ari buri wanyu ndahatinya kubera ukuntu numva bahora mu misimbo ibaze nje bakangwita nk'ibuye mu mutwe gusa nabwira amahuje gutwara maze ngiye nta kintu bijya bimbangamira nyine bari ibyaho byo mu muryango ni iby'umugore n'umugabo bikaba nyine ibintu byo mu muryango biri mu nzu gusa ngaho komeza urogotwe ngo urimo uratanga akazi ku mafaranga yanjye ngewe mu rugo rwanjye si ku ikofi yanjye mu rugo rwawe ariko nanjye rwa musaza wanjye none se ko mushwana ntubu kumva se suko kubera naringiye kukwihera akazi ubu ni ikibazo nkubararinda guha akazi hano muri uru rugo akora iki ntateka ntagira ute kujya kwifura n'ibintu bikomeye uyu mubyeyi yabaye gute ubundi wabaye ute niko mama Kiri wabaye ute wari bwambone yewe nta nari shase ibi ni biri kubanza n'ubwa mbere nkubonye byo wa mugani ibizakurikira ndaje nkwereka mama Kiri wari yego mana yanjye yego nyagase reka njyewe nahe kugeza ku rugero rw'uko nibwirira umuntu ngo azaze amfurire bikaba intambara nta mpamvu n'imwe kandi umva nza nkubwire igihe cyose ukiri gushaka gutanga ariko ubundi tuzashwana tugereze hehe mpaguruke tuzashwana tugereze hehera twari bwashwana se tutaricaye umunsi umwe bazasanga hano twicaye niba umuntu ngo afurire ibyo ni ikibazo none se ntabwo abantu bahanze ntabwo nyine bashobora gusakuza n'umuntu hanze reka ujye umenya ko cya gipangu ni kinini kandi urabona gutya hari porotire ntabwo baba bavuga ngo birenge mu nzu bigere mu ntuza inyuma y'igipangu ariko nyine haba harimo haraberamo filime ewana shangiye reka nkunda bene izo show shangiye nagize umwaka nimba navuga ngo ni umwaka iwacu baritonda iwacu nibavuga uzi yuko niyo ucuranze radiyo nubwo nyine basa josezimya radiyo uri kudusakuriza nyine ngiye numva bimbangamiye ariko iwanyu disi muhora mu birori bitajya bishira uzi ko kubera ukuntu hasigaye hahora ibintu nk'ibyo nsigaye numva ahantu hatuje hakubangamiye noneho hashize iminota mbona amahuje atarava mu cyumba ngo azagere muri saro avugane mani kugatari ko se manu ngubu bari he nkagenda ngategura kumeze nkajya kurunguruka mu cyumba cye ngo numve niba yageze niba yakangutse ubwo se barabajya barya sha umva nyine mabujara hano mu isabune rero agiye gukaraba niba afite gahunda yo kugenda sinzi ayo makuru gusa nyine numva ari numva none izo muri zo mashaka uzaze kunsura ngufite n'ayandi menshi wakino nanjye reka ngiye koza ibyomba mbirangize se ko umuntu uri kwisekeshwa zana niyo telefone ni ya musaza wanjye niwe wayikuguriye mbere hose wanze ko uriya mumama ugeza kubafurira wamubujije kumfurira imyenda ese buriya wabitewe n'iki washoje kuvuga wabitewe n'ikira banza uvuge niwasoza urambwira ariko uguzi ko ibi bintu byose buri kubyimbamo ari ibya musaza wanjye nabonye imiryango yawe yose warayizanye babyara bawe reka sinakubwira usigaje kuzana na mama wawe rekera gezaho udakomeza kuvuga amagambo ese kuki iyo naje hano nkamura mu kazi wawe ujya kukajinya suri mu cyeba sinakurereye umugabo muri mu kazi wanjye nuri mu cyeba ubundi sura uri hano nk'iki uraha nk'iki kudatanga ujye wanyu ugenda ujya kurorongotana ndi hano nkuri kwa musaza wanjye ngaho rekera rero umva nkusobanurire uriya mukozi ubona hano tuhaba turi batatu ubyumve bikurikirane ndi kubyumva ndi no kubikurikirana nturimo ntumwishyura ninjye umwishyura wowe se ubukora iki wajya ufata ubwo buboko bwawe budafite 12 ukagenda ukifurira ngo yishyurwa ngo nande ngo nawe none ubu hari se ubu hari ntubagiye gusohoka za Gisenyi hose wigendera umva rero nza nkubwire ubwo wabonye umwanya wo gukora wowe muri uru rugo uhaba uri umugenzi kandi uvuga make
ego mana yanjye noneho mbe mu rugo rwa musaza wanjye nje nza gusura kwa musaza wanjye Icara hagutunge rero none. Icare hano gutura. ariko mbega agasuzuguro ariko di uzi ko mubona abasaza bacu mukigira uko mutari mukigira nuko mushaka ubwo aho rero wafushye mu mitungo ya musaza kariya musaza wase ni yanyu iyi mitungo twarayishakanye we ndagufuhira ngende mukeba wawe ndagufuhira ndi mukeba wawe abaramukazi ni ibintu bizwi uri mukeba hano ego mana yanjye ntabwo ndi mukeba hano ahubwo n'ubusanzwe mugore nunkunda ahubwo nimwigeze munankunda ahubwo ntushobotse ntabwo ushobotse 100%. ngaho shoboka rero aho ngo wagiye ngo zahehe hose ugeze none no ku rugero rw'uko umubyeyi aza gufura imyenda hano kanga kumfurira bigufasheho harimo angahe yawe harimo angahe yanjye nta yanjye ariko harimo ya musaza wanjye ariko wajya mu mamwara rega nubwo ubona tukorohera rega turakuzi ubona tukorohera tugatuza turakuzi buriya rero ujya ubona noroha iyo umuntu ashatse ko tugendana neza uko wakoroha kose ndakumenyesha ko hano nanjye ari kwa musaza wanjye cisha make tuvugana ni mu rugo rwawe ariko nanjye ni kwa musaza wanjye ntabwo wahanca ngo ushobora kuba undeba mama kirisi ariko ubonye mbere wa wundi waruzi ubonye mbere wampereye wa wundi waruzi ntabwo ari uyu nguyu ubonye mbere wampereye njomba amagambo icara hangaho ubu mbabarira cyane icara aha ngenda kubwiye hano muri urugo ntuzaze kuntegeka uranyicaza uko wiboneye wagira ngo ndakashika cyangwa nzakwambutse Nyabarongo njye kukujugunyamo dore ko wagira ngo mumeze nk'agasikirirwa kabunga nabi nuko ye umaze kubyimba mu mafaranga ya musaza wanjye rero urigira uko utari ukigira uko ushaka ntabyimba ukigira uko nabyimba nkagagara nkatembera wagerageje ukorohara wagerageje ukoroha oroha kandi woroha uva wagerageje ukoroha woroha uve muri uru rugo humura mada ntabwo naje kuba iwawe by'akaramata ntabwo naje kuba iwawe by'akaramata rorongotana ntabwo naje kuba iwawe by'akaramata by'ibihe byose genda gake rero kumva ukuntu kaba kanyipendetseho byo byonyine no kumvugisha nta nubwo byemera dorongotane se njya hehe ubundi wowe hari umunsi nzagufata ufata bagasanga hano naguhotoreye muri iyi ntebe ufata ndi bagasanga hano naguhotoreye wowe hari igihe tuzahotorana ufata nde urumva ufata nde erega ubona abantu bakwihorera ukagira ngo umaze kutunanira ntenganze mpamagare musaza wanjye henganze muhamagare abone umugore afite uko ameze hamagara nta n'isoni hamagara rego ubona abantu bakureka imitungo yose wayishayemo umaze kuyishayamo reka sinakubwira ababyara bawe bande bahehe usigaje muri iyi minsi ndaje ndakuyereka wa mugore we ushobora kuba ubureba kari kuzana ushobora kuba ureba kari ngewe ubundi ni ngewe ureba hano muri uwo cyangwa n'undi muntu kaba kanzengereje kano kagore kaba kaje no kuntegeka muri uru oya Chris uyu ni mama wawe ndi nyogosenge wamenya kuri nyirasenge umumariye cyane muri uru mama wawe ndi nyogosenge agiye kuzanisha mama wawe ni mama wawe nanjye ndi nyogosenge mami nagakunoshe aranyishe agiye munosha iki ubundi wahamagaye papa wawe ukamubwira akaza hano muri uru akana ko bakahinduye nk'agashwi bagatoje uburere bukeye nuko boko bakwigisha aho urangenzura aho urashyira ubundi bakwigisha uburere bungana iki agashaka ngo abantu birirwe ubundi n'ubuhe burere bakwigisha waje kurwana ntabwo naje kurwana naje si wowe uvugaga ngo agume hano mu rugo induragira hano ubundi murapfiki dupfuye ko yanze ko wa mama ugiza kudufurira ugiza kubafurira amfurira imyenda abyanga ari nkande hano si baramufurira hano arishyura yagiye yifurira ko nawe aririzwa mbese maze abanyamafuti nibo biriza hari umunsi uzabona isura yanjye yahindutse nganze mpamagare musaza wanjye ndebe muzingazingira hari muri iriya nganze mpamagare musaza wanjye ndebe ko atarukwirukanamo kandi bazamfunga kubera uyu mugore kandi uzabona bamfunze kubera uyu mugore umugore utaba mu rugo gusa utagira kwiyoroshya wowe uragikemura gute se uragikemura gute icyo kibazo wowe uragikemura gute ko nta muntu ureba umuntu ushaka kuza muri uru rugo akaza kwirirwa dukaranga nta kintu yinjiza hano muri uru rugo ibeshya impangare ndi nyogosenge maze urebe hano uraha ibeshya impangare umva we imivumo yanyu mwabatindi mwe mama wawe akora ibyo ashaka ariko ibeshya impangare ibeshya se ubahuka nyogosenge maze ndore mama Paul nta n'isoni gusa mibore gasigara muhumurize bamubabaje dore ngo aririza mbese dore ngo aririza
n'iminsi yose amara ku Gisenyi Isi agasiga musaza ndaguteguje. wacu mu nzu Mama, hano hari no yirirwa anywa amayoga twigendere No kiba kunywa. cana mugende nanjye sinabashaka mugende nakana ko bakagize agasho abibwira papa uzamubwire azantwara iki se si musaza wanjye dore uko bareba ngo mwigize abafana tuzareba kipe ni Liverpool sha kipe ni Liverpool Chelsea murahiye ako aho uhera usara utangiye kwinjira mu bintu wasanga uba wabetinze nyine oya nicyo bivuze njye nubwo nta betting n'umutima wanjye wose nubwo wapasura ukareba ikipe irahari we utazanura muri borodire untwaye oya gufana no gutwara byo n'ibintu bibiri bitandukanye ushobora kugenda ugasinda ngo uri guserebura waza kuntwara ugasanga untuye no mu maborodire oya byo naho reka bihuriye iby'amakipe kuba nambatwara kana akazi mba ndiho ntabwo nabifatanya n'ubufana bwanjye iyo nje gutwara mba nje gutwara sibyo iyo nje gufana mba nje gufana ibyo ngibyo rero ngiye kuntu bitwara bite se ubwo muzoma usanzwe sha urabibona ko meze neza mba ndi muri siporo nyine tu Firitisha uri kuyikaraga naho twe turumye ibintu byakomeye wese nturya nari ase shanjya nk'iby'uwanyu oya jya ushima Imana ukuri wowe wose amakuru ni meza mu rugo meze mutese mu rugo turashima Imana umunsi n'uwa kabiri ntagera mu rugo noneho nyine ni ubushake bwawe wasanga uba wabonye ibindi biraka umubongiza amahirwe ndakubonye nibagiwe kubasa wa mudamu ubiza kwa mesera uramwibuka yego kugikara ukuntu byo ndakubona iwanyu wabuza hano yabarimukiye hasi uzahaba uriya mudamu ndamushaka umudamu yajyana nawe ajya aza kugufurira se ariko ndamushaka nshaka icyo ushaka kuvugana nawe mu minsi yashize nari nzatuye narahagiye nk'ibisanzwe barambwira ngo arimutse muri Kigali nawe uzi ukuntu babayeho mageze ati reka da ati kirashize yaragiye ubwo nazaga uburyo nzamubona nari nzi ubwo katakiza n'iwanyu niba kihaza ubwo tayari ndamubonye uya kuhaza arahaza kandi nahari ndahaza ahubwo uzabona umwanya ryari ngo usimbukaneyo kuko burya niba agira telefone niba atanayigira amakuru ye nyagira cyane cyane kandi ndifuza kujyayo rwose nyine urabibona ko ubu ngubu mba ndi muri siporo ndabibona sha ubwo ngubwo wowe uzategure ahubwo nubona umwanya uzagira agatuza reba akaboko ntangiye kuza akaboko we wowe nubwo nakora siporo we wananjyamo akana we nyine nawe wumva izina uri kunyita akana bari imyaka ufite ubare niyo mfite twangana aho nyine niwe umusore ugomba kuba nyine ufite igituza kigaragara urya neza unywa neza ugomba kuba nyine urishe nyine inagaragara gusa nkawe uba ukora siporo nyinshi uterura ibyuma kugira ngo ubyuze nawe uzane akana we ngo siporo ubu turakubita nyine ari kuzamuka imisozi wirukanka njye ko ndi kugendera gutya undusha ukuboko umuntu ukora siporo hano si muri gym ngo ndi gukora amatuza ngo ndi gukora amaboko ni muri kibwo hano ngemba ndi kuyaza ikinure nikuramo amazi imyanda nyikuramo rero ntabwo ari ngombwa kuba sibye ko n'akantu wenda uri kugenda ushaka gutambikamo oya reka rigende papa wari wagendekeye message ngaranshaka sinzi icyo nshakira kandi ntabwo nari mfite mega ngo tuvugane nyerekeye kuri WhatsApp reka nze kuza kumva ushaka kumbwira ni nakuregetse ku telefone y'umudamu mbona message ariko nawe nta mega yarafite zihagije sinzi icyo ari kunshakira ndaza kuza kunya makuru ye ndaza kuza wenda hari ni namukanje kumura mu rugo ndakuvugisha ubwo ngubwo ndebe kuntu wangiza kuri umudamu tuvugane hari kibazo nta kibazo nusanga ntananiwe ubwo ngubwo weho numara kubona kanya wenda ugumaze kuruka we ubwo zuba wakoze ibikisha ubwo numara kubona kanya nimba nje mu rugo wenda hari nje kureba ko mawara ashaka kujya ubwo tutuvugana ubundi unjyane kuri umudamu hari kibazo cyangwa n'ubu ngubu none siporo nzireke tugende mujyaneyo siporo surayishoje
oya erega uri mukuru kandi ngomba kukubaha sibyo nakujyanayo nta kibazo oya niba ntabikakubangamiye urumva nanjye nyine mfite izindi gahunda tugende batari kure oya tugende twatega moto hari icyo bitwaye se